iyo ufite umutima wo kwirata kuri bagenzi bawe bikurura icyangiro muri wowe, iyo sura yawe iragenda igahinduka, noneho ukagira icyangiro ugasanga abantu ntabwo bifuza kubana nawe. Watunguka mu bantu, abantu bagahita bakubonamo iyo sura y'uko uri umuntu w'umwirazi. Wagera mu bantu ugasanga abantu barimo barakurejeta, abantu barimo barakwirukana, barashaka kujya kure. Kubera iki? Kubera yuko wowe uburyo wikomporta ku bandi byazanye icyangiro mu isura yawe. Ndagira nkubwire ngo birashoboka yuko wakongera ukagira igikundiro mu gihe ari amakosa yose wayakosora. Nongeye kubakira kuri Kira Ministries, mwebwe abakoze subscribe, abadukunda, abakunda ibiganiro byacu, abakora likes, Imana ikomeze ibahe umugisha. Kandi natwe ibi tubikora kubera ko tubikunda, kubera ko dushaka kugira ngo dusangire namwe ibyo dufite, kugira ngo tugire ubuzima twishimye. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri topic ijyanye n'icyangiro cyangwa se igikundiro. Ayo magambo uko ari abiri, hari abantu uzumva bakakubwira ngo uriya muntu ngo afite icyangiro, ariko turibaza ni gute umuntu bashobora kuvuga ngo afite icyangiro? Eske buriya birashoboka yuko umuntu yaba dufite imyaka imwe, dukora akazi kamwe, umwe akagira igikundiro undi akagira icyangiro? Ugasanga hari n'abantu bavuga ngo uriya muntu yageze mu kazi baramwirukana, iyo ahuye n'umuhungu baramwanga, ugasanga buri gihe baravuze ngo uriya muntu afite icyangiro. Ese ibyo bintu hari umuntu uzi muri quartier utuyemo, ahantu wabaye, ashobora kuba afite icyo kintu kijyanye n'icyangiro? Rero ndagira ngo turebe uyu munsi ni gute umuntu yakira icyo kintu cy'icyangiro. Niba abantu bavuga ngo ntabwo uriya muntu yaje abantu bose baraceceka, yaje abantu baragenda, yaje ugasanga hari ibintu byinshi cyane, uwo muntu iyo ageze ahantu abantu ubona batongeye gukomeza kwisanzura. Uwo muntu rero arabangamirwa cyane, ndetse rimwe na rimwe akumva yanze abantu, agakomeza akaba mubi kurushaho. Kubera iki? Kubera yuko cya cyangiro abantu bamubonaho cyangwa se kimugaragaraho, noneho agahita nawe ahindura umutima we agatangira kuba umuntu mubi, noneho ugasanga ibintu birushijeho kuba bibi cyane. Rero icyangiro kibaho, ntabwo ngewe mbihakana, wenda wowe ushobora kubihakana, ariko ngewe ndemera yuko hari abantu usanga bafite icyangiro. Ariko se icyangiro kiravukanwa? Icyangiro ni umuntu uba wakuroze? Icyangiro kiza gute? Reka tugerageze kuba more scientific, tugerageze kuba abantu bakoresha ubwenge, tunakoreshe n'ibintu bigaragara, hanyuma turaza gukoresha mu buryo bwo mu mwuka. Icyambere ni iki gituma umuntu agira icyangiro mu bandi? Icyambere ni ukutagira umutima w'ukuri. Ugasanga buri gihe ibyo uvuga n'ibikurimo imbere ntabwo bihwanye. Icyo gihe nta kabuza uzagira icyangiro mu bantu. Ugasanga nk'ubu turi kumwe, turavuze turakundana, ariko wajya guhura n'undi muntu ugasanga ubwiye babana ati uriya muntu se genda mukunda, nagende, uzi ukuntu agira ubugambo, ejo bundi twari kumwe. Noneho ugasanga ayo magambo uvuga mu gihe uhuye n'abandi bantu batandukanye nabo mwari kumwe mbere, ya magambo arongeye agarukiye ba bantu, noneho ba bantu ugasanga baravuze ati wa muntu buriya ni umunyamagambo. Iyo bamaze kukwita umunyamagambo rero, icyangiro kiba gitangiye kwinjira mu buzima bwawe. Abantu bahita batangira kuvuga ati uriya muntu ahubwo mutangire mu mwirinde. Ayo magambo rero batangira kubwirana bavuga ngo bakwirinde, ayo magambo niyazana icyangiro, noneho ugasanga isura yawe irahindutse, uhindutse umuntu ufite icyangiro. Icya kabiri, hari abantu mu by'ukuri iyo arimo araganira n'abantu, we ikintu abakora arabareka abandi bakavuga, ariko we ntavuga ibiri mu mutima we. Ugasanga murimo muraganira, murimo muravuga amakuru hirya no hino, wakicecekera akabareba. Nuko mbwa ese ibi bintu urabivuga iki? Ati ngewe ibyo mwavuze ni ibyo ngibyo. Ugasanga wowe ntabwo ushaka kwerekana umutima wawe. Iyo rero uterekanye umutima wawe, ibyo bintu bikurura icyangiro. Niho handi hamwe abantu baza ugasanga wowe baraguhunga, abantu bashaka kukubona. Nta muntu umwe yigeze kuroga, ahubwo amagambo uburyo
abandi bantu bakwifunguraho n'uburyo ubasubiza ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero ugasanga ibyo bintu bitumye ugira icyangiro mu bantu. Ikindi kintu gituma umuntu agira icyangiro ni ukwirata ku bandi bagenzi be. Ugasanga uri umugabo ubonye amafaranga umusibejo, cyangwa uri umukobwa waguze amavuta y'igitangaza, waguze parfum nziza, none ugatangira kujya mu bantu ukavuga ariko se hariya wowe ufitiye parfum, ati ngewe mfite Dior, undi akavuga ati mfite Givenchy, undi akavuga sinzi izindi nyinshi cyane. Noneho yakubwira ati ngewe nisiga deodorant ya Nivea, ugahita uvuga ariko se wowe urabona uri muri iyi si, urabona wowe hari ikintu kimwe bizakugezaho. Iyo ufite uwo mutima wo kwirata kuri bagenzi bawe bikurura icyangiro muri wowe, iyo sura yawe iragenda igahinduka, none ukagira icyangiro, ugasanga abantu ntabwo bifuza kubana nawe. Kubera iki? Ufite icyo kintu cy'ubwirasi. None ugasanga si ubwirasi buri material gusa, buri material, ahubwo ugasanga ni n'ubwirasi buri emotional, buri psychological, aho umuntu ushobora kumubwira ati ariko se wowe iyo urebye ukuntu utazi igifaransa, utazi icyongereza, wowe urabona kweri ubuzima uzabasha kububamo? Iyo utangiye kuvuga ayo magambo aragenda akagusurroundinga, akakugota. Iyo akugose ni hahandi hamwe umuntu bamubona, watunguka mu bantu, abantu bagahita bakubonamo iyo sura yabaye created yuko uri umuntu w'umwirazi. Wagera mu bantu ugasanga abantu barimo barakurejeta, abantu barimo barakwirukana, barashaka kujya kure. Kubera iki? Kubera yuko wowe uburyo wikomporta ku bandi byazanye icyangiro mu isura yawe. Ikindi cya nyuma nshaka kurangirizaho kizana icyangiro ku buzima bwawe ni amateka yawe. Hari abantu bagiye bavukira mu miryango, ugasanga imiryango bari bafite imyuka mibi bakorana nayo. Ugasanga iwanyu bararogaga, cyangwa iwanyu n'abapfumu, ugasanga iwanyu bafite iyindi myuka itari umwuka w'Imana bakoranaga nayo. Ibyo bintu rero iyo iwanyu bakoranaga nabyo, hari ukuntu bikwangiza isura yawe mu buryo bwo mu mwuka. Ahangaha nababwiye ngo ubwa mbere turakoresha uburyo buri scientific, uburyo buri tangible, umuntu wese yabasha kumva. Ariko none ubu bwa nyuma ni uburyo buragoye gusobanura kuko ni mu buryo bwo mu mwuka. Nimushaka ikindi gihe turimo turavuga ibyo mu mwuka, ubwo nabyo twazabiganira. Ariko kuri iyo component, kuri icyo gice cyo mu mwuka, ugasanga wowe kubera ibyo bikorwa by'umwijima iwanyu bakoraga, cyangwa nawe ukora, kuko hari abantu ugasanga ni umujene, ariko ugasanga ujya mu bapfumu, ugasanga ujya gushaka imiti yo kugira ngo ukurure abagore, ukurure abagabo, kugira ngo ubone akazi. Iyo rero ujya muri izo esprit ziri satanic, iyo myuka mibi y'umwijima, bizana icyangiro ku buzima bwawe, ku buryo winjira ahantu abantu bakumva ntibagushaka kubera yuko ufite indi myuka mibi ukorana nayo, cyangwa se mu muryango wawe hari iyindi myuka mibi bakoranaga nayo. Rero ibyo bintu iyo usanze umeze gutyo, rero hari ibintu ugomba gukora. Ikintu cya mbere ni wamaze kumenya yuko ufite icyangiro, banza urebe ni iki gituma ngira icyangiro mu bantu. Ese mvugisha ukuri? Ese iyo ndimo ndabwira abantu I speak from my heart, mvuga biturutse mu mutima wanjye, cyangwa se mvugisha amagambo gusa ariko umutima wanjye uri different from what I mean mu gihe ndimo ndavuga? Ibyo bintu rero iyo umaze kubimenya, utangira kwikosora, utangira kuvuga no, ubu ngubu ninzajya njya mu bantu nzajya mvuga ibintu bindi mu mutima, ntabwo nzajya pretendinga cyangwa se mbeshya yuko ndimo ndavuga ibintu ariko bitandimo, nzajya mvuga ibindi mu mutima. Ikindi cya kabiri, niba abantu barimo barakubwira inkuru zabo, ugasanga wowe ntabwo ushaka kugira ngo wowe ubabwire inkuru zawe, wowe icyo gihe uba ushaka kuba muri zone yawe wenyine, icyo gihe nabyo bigatera icyo kintu cy'icyangiro mu buzima bwawe. Ikindi kintu, kiriya kintu cy'ubwirasi, niba uri umwirasi, gerageza ubihindure, ugerageze uvuga ati okay, abantu ndabizi bafite ibitekerezo biri hasi ugereranije n'ibyo mfite, cyangwa se hari ibintu batarageraho ugereranije n'ibyo gihe nagezeho, ariko babwira utya, babwire ngo don't worry, isi ni gatebe gatoki, ibyo ntagezeho uyu munsi ejo nawe uzabigeraho, ibyo utarageraho nawe ejo uzabigeraho. Noneho ibyo bintu nutangira kubaha encouragement,
ubaha imbaraga, ibyo bintu bizatuma ba bantu batangira kugukunda. Ikindi kintu kizana igikundiro, smile, wige guseka. Guseka ni ibintu bizana igikundiro. Wihora buri gihe ufunze isura, wakanyaraye, umeze nabi. No, sekera abantu. Ntuvuge ngo useka nabi, sekera abantu. Wigumana uwo mutima wo kumva yuko isi yaragushaririye. Yego waba unyura mu bintu bikomeye, ariko sekera abantu. Nuramuka usekeye abantu bakabona yuko uri umuntu ukunda guseka, uri open, umutima wawe urawurekura ukavuga ibyo utekereza, icyo gihe abantu bazagukunda. Hari ikindi kintu rero gikomeye cyane abantu bajya bakora nacyo, ikintu bita ngo kuvuga uziga. Kuvuga uziga ni byiza, kuko ntabwo dukwiriye kuba bavugirije, urumva uvuga buri kintu kimwe cyose. Ariko apana gukora imibare, murimo muraganira n'abantu n'inshuti, ni topic isanzwe, ariko wowe ugasanga umeze nkaho urimo urashyiramo amacenga. Ibyo bintu iyo urimo urabikora, iyo urimo urashyiramo amacenga mu biganiro ukorana n'inshuti zawe, barabibona. Iyo babibonye rero baravuga ati kariya kana n'akaryarya, uzakitondere. Ayo magambo rero bavuga atuma ugira icyangiro. Rero mu gihe dusoza kino kiganiro cyacu, ndagira nkubwire ngo birashoboka yuko wakongera ukagira igikundiro mu gihe ari amakosa yose wayakosora. Ikindi ugomba kuba wakora nuko washaka umuntu w'umupasiteri, umuntu w'umukozi w'Imana ukwegereye, akaba yagusengera, ukamubwira ati iyo ngiye ahantu mu kazi babona yuko ndi umujura, iyo ngiye ahantu gusura abantu bose baraceceka. Noneho wa muntu azakuganiriza, yumva impamvu zabyo, narangiza gusengera. Naramuka gusengeye, ndakubwiza ukuri, uzagira ikindi gikundiro giturutse ku Mana, ugire favor. Ujya wumva abantu bavuga ngo favor, ndagira ngo nkubwire ngo favor is everything. Favor, iyo ufite favor nicyo gikundiro, abantu bose babumva bakugirira impuhwe, babumva bashaka kubana nawe, baba bashaka kuvugana nawe, baba bashaka kuguha akazi, baba bashaka gukorana nawe. Iyo rero ufite iyo favor, ibintu byose bitangira kugenda neza. Rero ndagira ngo uzabwire uwo mukozi w'Imana, umwegere, umubwire ati ngewe mu by'ukuri mfite icyangiro, ariko ndagira ngo nsengere kugira ngo nongere ngire favor. Nugira favor, ibintu bizatangira kugenda neza, kandi icyangiro kizava ku buzima bwawe. Naho utaha, murakoze.